Ndagushuje mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, guhaye ikaze wowe ubashije kunyumva, ubashije kumva ijwi ryanjye, uri kumwe na Reverend Moses. Guhaye ikaze ku isaha y'umugisha w'uyu munsi. Imana y'amahoro ikwishimire. Iyi ni isaha yo kuguhesha umugisha, iyi ni isaha yo kukwatura umugisha w'uyu munsi. Reka ngusabe ukande subscribe niba ari bwo bwa mbere ugeze kuri Golgotha Temple Ministry. Iyo ukanzeho rimwe biba birangiye, si ngombwa kongera ukandaho bwa kabiri. Iyo ukanzeho rimwe biba bihagije rwose. Imana iguha umugisha. Uwiteka abwira Mose ati, bwira Aroni n'abana be uti, uku aba ariko mujya muhesha Abisiraheli umugisha muti, Uwiteka aguha umugisha akurinde. Amina. Uwiteka kumurikishirize mu maso he akugirire neza. Amina. Uwiteka kurebe neza aguhe amahoro. Amina. Nguhesheje umugisha w'uyu munsi nk'umuhesha umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Reka dusengane Imana ya Isiraheli, Imana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo. Izina rye nirihabwe icyubahiro. Sengeye uyu mwanya wo guhesha umugisha ubwoko bwawe. Unyemerera umuntu wese ugira ubuntu ukamurarika akaba yumvishe ijwi ryanjye, umuremera amashimwe kandi umugirire neza muri byose mu izina rya Yesu. Amina. Imana iguha umugisha, Imana ikugirire neza mu izina rya Yesu. Reka dukomeze twumvaho umugisha w'uyu munsi ukomereje cyangwa se unashingiye cyangwa unubakiye. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana. Imana ikuntumyeho aho uherereye hose, wowe ugira ubuntu ukanyumva. Hari amakuru nkuzaniye uyu mwanya, Mwuka Imana gushoboze uwumve kandi wumvire mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amakuru yawe ari mu Byahishuwe 22, igitabo cy'Ibyahishuwe 22. Turasoma ku murongo wa 12. Twumve icyo Umwuka w'Imana abwira amatorero, twumve icyo Umwuka w'Imana abwira abana b'Imana. Dore ndaza vuba, nzanye ingororano kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Ndarufa na Omega, wa mbere n'uwa nyuma, itangiriro n'iherezo. Yesu aduhane umugisha. Imana y'amahoro ikwishimire. Hari amakuru amanutse avuye mu ijuru. Iyi ni message ije ku buzima bwawe. Hari impamvu ugira ubuntu ukabunyumvishije. Wumve ko uyu muburo ari uwawe. Uyu ni umuburo umanukiye ubuzima bwawe. Niko Uwiteka avuga. Dore ndaza vuba, nzanye ingororano. Nshuti yanjye unyumvishije, hari impamvu unyumvishije. Iki ni igihe cyo guhabwa ingororano kuri buri muntu wese. Ingororano zihabwa nde? Ingororano zihabwa umuntu wakoze. Ingororano zihabwa umuntu waziruhiye. Ndagira ngo nkubwire ngo ubashe kunyumva, hari ingororano zawe uteganyirijwe kuri buri muntu mu ruhande rwe. Topile sideko. Buri muntu kiremwa Imana yaremye kibasha guhumeka umwuka w'abazima, igihe cyose kicyumva, kigitekereza, cyitwa umuntu mu bazima, kijye kimenya yuko hari ingororano kiri gukorera uko umunsi ukeye uko bwije. Buri uyu munsi wose urangirana n'ingororano zawo. Ukwezi kukarangirana n'ingororano zawo, umwaka ukarangirana n'ingororano zawo. Uko ugenda wiyongera iminsi yo kubaho, ni nako n'ingororano ziba ziri guteganywa ku buzima bwawe. Ingororano rero ni igihembo kije kijyanye n'ibyo uri gukora. Ngo umuntu wese, ngo kugira ngo ngororere umuntu wese, n'umuntu wese ikiremwa cyitwa umuntu cyose upfa kuba witwa umuntu, iyi message irakureba. Ubashije kumva ururimi mvuga. Iki ni igihe Imana ije guha buri muntu wese ingororano ihwanye n'ibyo yakoze. Ngo umuntu wese ibikwiriye n'ibyo yakoze. Ibikorwa byawe wakoze nibyo bije kuguhesha ingororano. Imyaka umaze ku isi kugeza uyu munsi unyumvishije, hari ukuboko k'Uwiteka kuje guha ingororano buri muntu wese ugira ubuntu akanyumva. Ninde uje gutanga ingororano? Ijambo rikatubwira ngo ndi Alpha na Omega, uwa mbere n'uwa nyuma,
kandi itangiriro akaba n'iherezo, ngo uje gutanga ingororano ku buzima bwawe. Uwiteka ni Alufa na Omega, ni itangiriro akaba n'iherezo, ni uwa mbere n'uwa nyuma, ni Imana igufiteho ububasha kuva ikikurema mu nda ya mama wawe ugihinduka urusoro. Ni Imana yafashe intego yo kukurema, ni Imana yafashe igihe cyo kukurema. Irakuzi rero, buri muntu wese iramuzi, wowe yaremye irakuzi. Topile sideko takideko. Izi ni imyaka umaze mu isi, uzi niyo ushigaje. Ndagira ngo nkubwire ngo rero imyaka yose umaze mu isi, ni umuntu wese ubashije kunyumva, hari ingororano z'Uwiteka. Ntabwo uri uwawe ngo wigenge. Hari ushobora kuba nyumva yarafashe umwanzuro wo kwigenga. Ndagira nkubwire ngo niba unyumvishe wari warafashe umwanzuro wo kwigenga, waribeshye, kuko hari Imana yitwa Alufa and Omega. Iyo tuvuze ngo Alufa and Omega, iri zina ry'Uwiteka rihishura yuko ni Imana yakumenye ukiri urusoro, ndetse ikaba izi n'igihe uzarangira ubuzima bwawe bwo mu isi. Ni Imana ikuzi kuva utarabaho, ndetse n'igihe wabereyeho, ndetse n'igihe uzarangira ubuzima bwawe bwo muri iyi si. Nshuti yanjye, uyu muburo, ijambo rije ari umuburo, ni ku Uwiteka ntumye, arambwira ngo mburire ababasha kumva ijwi ryanjye, nkuzaniye umuburo. Uwiteka igihe cye kirageze, igihe cye kirageze cyo kugira ngo aze guhemba. Topile sideko takideko. Ni ingororano, ni ingororano, nta kindi mvuze. Ni ingororano muri iri jambo, ni ingororano. Uwiteka aje kugororera umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Ibikorwa byawe byose ukora birimo ingororano. Topile sideko. Uwiteka niwe uzi gupima ibikorwa ukora, ni nawe uzi kubigira, ni nawe uzi kubishyira ku munzani, niwe uzi kubiyungurura, niwe uzi kumenya uko bingana n'uburemere bwabyo, n'ubwiza bwabyo, n'ububi bwabyo. Gusa umenye ko unyumvishije, igihe kiraje cy'Uwiteka ku buzima bwawe. Gitumye Uwiteka akwemerera ngo unyumve, ni ukugira ngo umenye amakuru kwaje. Topile sideko, kuguha ingororano z'ibyo wakoze. Imana y'amahoro ikwishimire, Imana y'amahoro ikugirire neza. Ngwesheje umugisha w'uyu munsi, kimara kumva iyi mbuzi, kimara kumva umugambi Imana ifite ku buzima bwawe, hari icyo wakora, hari icyo wakora, hari icyo wakora, hari isengesho wasenga, hari uburyo wakwitekerezaho imbere y'Imana, hari uburyo wakwitekerezaho, hari uburyo wakongera ukirebaho, hari uburyo waca bugufi kugira ngo ingororano yawe ibe nziza. Topile sideko. Ni Alufa na Omega, uwa mbere n'uwa nyuma, itangiriro n'iherezo, uvuganye nawe. Imana y'amahoro ikwishimire mu izina rya Yesu Kristo. Reka dusengane Imana, Mana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo. Uri Imana ikomeye, uri Imana y'imbaraga. Ngushimiye umuntu wese wumvishije uyu muburo w'uyu munsi. Ngushimiye umuntu wese Data wirarikiye kugira ngo aze yumve icyo umuvuzeho mu izina rya Yesu. Nunyemerera uyu muntu rero Data, umuhe ubwenge, umwungure, umuhe kwitekerezaho, umuhe Topile sideko taki gufata umwanzuro kugira ngo ingororano ye Mwami imubere nziza. Urakoze, witwa Rubasha, witwa Ishobora byose, mu izina ryiza rya Yesu, amina. Imana iguhe umugisha, Imana ikugirire neza. Nongere nkwibutse, niba aribwo bwa mbere ugeze kuri Golgotha Temple Ministry, ukande kuri subscribe. Yesu akugirire neza. Abantu muri gushima Imana kubw'ijambo ry'Imana, Imana iri kutunyuzamo, Imana ibaha umugisha. N'abandi Imana iri kugenda igirira neza, mwibuke gushima Imana. Ukeneye ko dusengana Imana, nomero ziba ziriho, wahamagara, Imana ikakugirira neza. Wibuke gukanda subscribe niba aribwo bwa mbere. Wari uri kumwe na Reverend Moses. Bye bye, bye bye.